Sengaro ko mu minsi yashize wari umukire byaje kugenda gute? Hakusha ibyo wajibyo ubundi kiminsi ko ningo ubundi kankubwire uvuga batarabona nanjye rero amafaranga narariye ndarya menye ubwenge yose yashize. Ubwo nyine birumvikana wajyanye mu ndaye. Kararuhinga zaba arizo nagiyemo se warazinyishurira. Shamana nyine ubwinga kuzazirengera. Oya kuzirengera namaze kuzirengera ndazirengera kabiri se ungu winzara mfite. Nina ndi biti nkona hene. Nkona hene biki? Ibibazo byose ni wabyigaruye. Ubwo rero ingaruka nizawe nakundi. Shawagiye ubyihorera sha. Kamazi yo kwari kubugari nsigaye nyakarabya abana umubwinzara nsigaye mfite. Madamu ntagatenge ubungubu kurya. Ni rimwe mu cyumweru sigaye mfati no kugura bono. Kurya ubungubu cyumweru kitarasha nta muntu warya mu rugo. None ubwo urumva tuzabikinze ute ko mbana nangwiriyemo madamu wakamusiga urumva ibintu bizagenda ute? Ibyo ngibyo nabivamo nzagira guko umugore nizajya dusangira n'inzara watabwo ngiye bitankwepa ko nikoreye inshuti hajya kurya nawe inzara ni murya mu rugo azarambirwa agenda. Gusa urumva uvuye mubyaye adafite umukwe w'imbwa. Nosubinda bayo kabiri cyane we nabaye yo pe kuko umugabo utumugore naye sigiye njama nkinga yari kwano kujyanishwe n'inzara ndicwe n'igisebo. None se ubundi ubwo kungwiriyemo mwaya masaha urabona ubundi turakora iki ko nanjye nta kintu mfite. Seka baze nkubwire ubundi umuntu w'umusore nkawe ko nta mugore ugira uburi ibintu byo kurya gute uri mu byo kurya se nanjye ko oya tuje tuvugisha ukura amafaranga yashora mu nzoka wapi uri umurokore yashora mu ndaya wirirwa umwe ibikoma gusa igikoma unywa cyo konsa amafaranga nagutugo ngo igikoma unywa ngiye nywa litiro y'igikoma rwose igatuma umuntu w'umusore ashobora kumara icyumweru no batariye. Wase umunsi uzazana umugabo muzamushobora wose akundi kukunira amagambo antanze mu rugo rwanjye ubundi ugurajya bigenda utangiye kubira icyuya jya uvugisha ukuri iyo tubavuga ubundi abajya bavuga ngo barokore ngo abantu ngo nk'inzonyi impamvu ngo tudakira urukora ikintu ko tuyashora mu nzoga nkawe yashora muke yashora mu gikoma nyine ko umuntu w'umugabo mu gikoma uburi kamaze nkubwire abo bagabo bameze nk'aba bashoraga ibintu mu gikoma bagokera ku bwa Yuda none nawe uraha ngaha n'umutwe mu buhengamye nka nanjoro uraho ngaho ubundi kamaze kubanza utekereze kabiri bati amafaranga ngiye kujya baze niba ari agakoma nyngo gake saguye n'abagabo bimbwa nkanje sha. Birumvikana kabisa ngo mbwire ikintu turi bukore kwaya masaha ikintu turi bukore tekereza kabiri ushaka kubitinza ibipfunsi ushaka umuntu wiba ari kubona amafaranga turya ntabwo ibyo bishoboka rwose ushaka gusubira kwa nyakora cyari umusore akanye subiye kwa mama urabaye imbwa rubwebwe pe nambaye imbwa rubwebwe yayindimoka ariko nk'ubwo uvugize gutyo ukavuga ati rero ngaru wowe kangende kwa mama ngende Suzanne tunze ko twumva ati ukujumba ibiki twirire byo byashoboka ko nkanje ntabwo byashoboka pe reka mama namubwiye ko ugabanya ububwa nyoko yaguha igishoro akiryo niko nyakurya umuriro we iyo kibanza ukitonda ukabanza ukanzana basuka nabisangira umuna ko turi kurira n'ubungo reka mama namubwiye ko ngiye muri gato mwaka amafaranga yo kuyaniteza imbere ubwo urumva namusubira imande mu kwiteza imbere yangura igikoma yose amafaranga yose yaguze ifu y'amajana nkayikwereka ngo nawe nibuje ngo tubane tuzatunywa igikoma gusa kiriya cyo basi ngo nkimwe cyahehe agafuka ntago ninjiye mu nzu nkabona agafuka gusa nako gahengamye katari mu ifu n'irobo rimwe birumvikana kandi iyo ngiye kunywa igikoma kandi ndayibirandura uko ngenda nkukagira ngo nizobya birumvikana warateze kugira ngo ngereho narateze waratinze natinze gute se nyine ugiye umva neza wase n'igifure cyaratinze igifure cyarahaza cyafashe konjo ntago kikira none se ubwo urumva twabigenze ute kandi bireka inshuti nyanshuti zibana mu bibi no mu byiza birumvikana ako nanjye ngwiriyemo nta kintu mfite rero nanjye niyo mpamvu umugore wanjye ndajya kumureba iwabo agaruke mu rugo iwanje basuye tuburara nuko n'abantu bose batangiye kujya baburara ako ibyo utagiye mu rugo rwawe urajya uzabihagiye mu rwanya ariko ngabo kingaba ari yinyuza mu bibi no mu byiza ikarwanirira n'inshuti zayo kabwo ngubwo ndaya kuburara umunsi wa mbere naburaye ndihangana wa kabiri ndavuga ati reka mfate urugendo nshaka inshuti yanjye ngabo imbe kubiryo nge none ndageze nansangura uguri ingabo cyangwa uri ingore hu kaguramishanje ugutangiye kunsezeza mu rugo rwanjye ngira uti mu karuri ka geto ushatse inzu kodesha 4,000 irimo na wese urara ku musambi uri hejuru y'icyobo ushatse kuri toilette ukura umusambi hejuru y'icyobo ugatiba umukongera ukagera ubwo iyo ni inzu koko ubwo nawe uragenda kwicara abantu bakodesha geto nawe ukishyiramo itaba inzu wanziyemo gute atari inzu nanjye naje kubw'inzara kandi iyo nzara yanjye ngomba kuvana rukishize kuko iramutse idashize nta mugabo waba ukurimo imbwa rubebe wowe ngaru nta kibazo kabisa ngiye nagufasha nk'umuntu twakuranye ariko ibyo ngibyo byo kuza uko nta kintu bimariye kuba naza gasanga umuntu w'umugabo ahengetse umutwe gusa muri gato nayo irimo icyobo cya toilette ubwo yo ni gato ko tubigesha ukuri ujya gukodesha iwanyu baraho ngufite inzu i Kigali warabacitse ngo ugiye kuba muri gato yego kubwira ni gato ni wese ni umwobo ni akaruri ubundi nkubwira hariya wagira ngo uri mu ntabo y'ibitoki ntacyo bintwaye gipfa ndyama ngira uti n'uguhena imyaka yamaze kuba ingahe maze kuba 45 nta mugore nta gutereta uri isugi y'umugabo urayizi wowe
Yego kw'abanyarwanda we. Nayibwirwa n'iki se ko nge Wayibwirwa n'iki ko nta bwenge ufite gutekereza nabi. Ngende umukirisitu. Umukirisitu utaza n'umugore na padiri uziko iyo yabyutse neza yikokinze mu gitondo cya kare. Amara gushiramo kunyage na nguvu Medina kugura indaya wowe. None wowe uraho ngaho. Cyane kwirwa wisya kuzura umogi gusa nta kindi bire gukora mu gitondo cyaka. Ubyo nta bugabo buzavamo. Nta n'ubwo buzakuvamo. Nubwo nanjye rwane nka ruhunga. Akuriwe nararugerageje subwo nkaho kwavuga ko byagenze ko. Nta itinyi itarungurutse. Bantu byageze urugo rukunane warukoze. Nge ntago nakemera kuzana umugore ngo mbyane igikoma cyanye kiki kinywebwa n'abandi bantu natazi. Uza kuzagirwa inkone n'igikoma. Ubwo bavuga igikoma cyo shaka kurongoye. Wabarongowe n'igikoma. Niyo mpamvu kuzana umugore utazabishobora. Kagabo kirwa mu bikombe abandi ngo bamwicupa n'ibitekerezo biva mu kabari wa ibitekerezo bya nawe uramutse ugiyeho kabiri wabana cyakira icuzo ngo tugifata ikindi abyagukoreye ndabizi amafaranga ari ufite ubari ako yabona ari nyafite wari ufite yahe bitungana ako ngewe ubizi ko mubyeyi yigize ko mu mafaranga ibaze wowe none ubona yakure n'umubyeyi wayaguhaye uvugiho mu kwawo kumara iki umutwe wanjye umariye gutekereza ugutekereza iki utekereza byo kodesha inzira imicobo cya toilette uko ndi buteka igikoma nka kinywa ibyo ni bitekereza nibyo byonyine reka nkubwira ikintu cyagufasha ukava mu isi witoza uko nta bya byinshi wakoze uko bisa kose cyakugura ikiziriko wiyakure nta mugabo ukurimo ikiziriko wiyakure wimanike kuko wowe kuko kugira ngembeho gutyo nanjye maze n'ubu ngubu ako sinasenga sibite ngo nshaka kumujya kugura indaya manje mbana n'ibiraya batangiye kuzamuka ngaho nyumvira bya bintu byawe kuko by'indaya bikora ibibi ntago ari indaya bazita indangamirwa indatwa uyu nguyu niwe insiri muri abagabo sha ubu ntamutse ndayigiyemo wese ngizi fresher wazi wapi rwose ubwa bwagiye nayo nawe n'utari kuzijyamo naho ubwo bwawe buhera sha uzi ko mwazihimbiye ikivu ngindaya ngitsi muri abagabo niyo mpamvu mbona usigaye wambara bodaboda twagendanaga kera wambara timba wambara jodani gahehe kwaho n'amakwima biri gusa hengamye wagira ngo nayihene yanjye ku gasozi kamaze kubwira twantekereze kabiri ureka ubwenge bucyo nk'ubwo ngo ubu ngubu yuzanye umugore ubwiza ukungu wagusa nasa neza wowe usa nk'agakono wagira ngo n'agakono kakandi gatekera abanyeshuri akawunga ujye ubanza urye kabiri isurangira kuva nabona ubwa mbere mbonye umuntu w'umusore w'icyuya cy'umukara wagira ngo ni isafuriya bogejera isurangira itare yakana gahiye wajya wiheba gusa jya uvugisha ukuri kurajyana njya kubigisha ko mutangiye kuvugisha ukuri amafaranga uyashyira he nta kazi nta kopi nta nshuti nta huzwi ngo ntawe mazi nabikubwiye ni mu gikoma icyo nicyo gituma utaza n'umugore kuko burya ngo umugabo w'igikoma ntamenya n'igikomye hanze niyo mpamvu nanjye nanze kuzana inshingikazi tuba dusangira agakoma nzakanywa nkanywe paka ubwo ninkahaga nibwo nzamuza itangazo wowe wamugaye ufite ubumuga bw'intoryi amaguru ijisho ndetse nawe wapfuye amaso yombi ubaye warakonwe icyo si ikibazo kitureba kuko wajyaga mu ndaya iyo utajyamo ntibari kugukona itangazo ubaye ufite ubumuga bw'amaso amaguru kumeneka intoryi waza hariya ku kagari bimeze biteze ikibazo kabisa wese ibyo bintu turi kumva by'abantu babana n'ubumuga byerekeranye n'imfashanyo abantu bose bemerewe kujyayo usibye ubaye waramenetse utu tuntu kuko icyo si ikibazo cyacu kitureba waba waragiye mu nda y'ubishaka bose bashaka inkone cyangwa bashaka abana n'ubumuga aribwo bwose oya wagicucu icyo si cyo navugaga abantu bapfuye amaso amatwi n'ibindi bintu akuvuga wicaye aha ngaha nawe tuganire ako se wowe tuzuze uko mana akazi kanjye uri kukeca uzuri kunyicaza ngaho uri kubona ndivuga itangazo gute nturi umushomeri mu bandi umushomeri mu bandi si noneho wicanga utari umushomeri mu bandi akaritiro k'urwagwa baguha niko gatuma utangiye kwiyemera tega amakuru banza tubwire ibyawe akaritiro ntabwo uzi ko gasigaye kagura 500 tukubwire sibyo tubwire izo mfashanyo washaka gufasha abantu bameze bati itonde icyo nicyo akabaye kubuheraho kare kose ngwe ni imfashanyo y'abantu bameze bati rero dore ukuntu ibintu bimeze uri kureba niba uzi ko ufite ubumuga bumeze gutya uyu nguyu yamugaye ubwonko cyo ntabwo ari ikibazo cyacu ni ikibazo cy'Imana kuki uba utari kubyumva ariko no kujyana indera cyane rwose gusa iransi we kujyane none ukomeze gute twagiye ko ufite ubumuga bumeze gutya duhere kuri ubwo bw'inyinya iyo nyinya yawe hengamye wagira ngo ni y'urutozi abari tubanza kujyana icyo nawe icyo ntabwo aricyo kibazo ariko ubundi umuntu wabaye itangazo ngo uritangaze ufite ikibazo tanga itangazo ryo kugira ngo ufite ubumuga nawe ufite ubundi urumva atari ikibazo gikomeye cyane wowe cyane nyine kugira ngo babone ko nanjye mu bantu bafite ubumuga ndimo kugira ngo tubone ukuntu tujya gufashanya komeza uvumvure sasa twumve twagiye ikibazo cya mbere tugenda tujya he vuga
turakicaye hano nako ambo ubumuga dukeneye n'ubu ngubu wewe wamugaye ijisho urabona se ndi kukurebesha inkokora arakubajije ngo urabona ko kurebesha ikibuno kandi ntabwo ari byo navuze wajya ugira mu mutwe wazima dore ko wanarwaye no mu mutwe nakosore warwaye mu mutwe ariko buriya bagwaye itangazo ngo ritangariza abasazi wari umusazi mukuru bivuze ngo rero ntabwo tubwira wasaze ryari wamugaye ryari ntabwo giye mfite ubumuga mwana ubu ngo abantu bafite inyinya ku murenge nawe wakwanikiye wagira ngo niyo urutozi rwa rundi rwo kumanga ku ntombe ukabona nawe ugiye ku bantu bafite inyinya kandi ari iryinyo ryaturumbutse aya mana aho ngaho utangiye kunsesereza unkomeretse uraza gutuma wokwima imfashanyo ko yakora ukunuka amasharukara ijambo rimwe kuri uyu muntu utangiye kutubesha dutuburira aka naga karaga ndamuziye ko yogahambira wowe utangiye kuza kudutuburira kugira ubitwemeze neza nuko uri buduhe igihe natwe tukazahagera noneho tukabyibonera ukagira gute kandi uri muzima sha muzima mbabwire muzo tugende niba mutagenda mu byihorere unyine maze dusobanurire bisaba iki nyine kugira ngo nako tuzahagere reka nkwereke nakubwiye ngo bimeze gutya ufite ubumuga uzagutya bimeze gutya wahezemo vugisha ukuri ceceka wankebera baze musobanurire ufite ubumuga bw'amaso ufite ubumuga bw'amatwi nta kanyabugabo mu gikorwa banje kukwereka ahantu wabigukemurira wowe kandi ukaza witwaje irangamuntu niba utayifite shenyoko komeza akazi kawe sawa komeza akazi kawe twabyumvisha ibigofero byawe wagira ngo ni amaboko bakubitseho mwebwe akubanza wagiye gutora abamotsi babanza bakareba umusazi ariko buriya mushaka avuze ingingo hari ahantu ngomba kujyayo urabizi ubukene bwawe bwatuzonze abasore baratanga n'ibintu by'ibiryo ntabwo imyituragirayo turebe koko niba ibyo bintu byose yavuze wenza rimaze kuba nyinshi cyane aho kuvuga witonze bitashoboka ngo bivuga gutyo uri kwigira ibikibuga uvuga witonze gure sawa rero kuko wenda bizi wateye umugore wawe ari inzara yabiteye twagenda Mwiriwe mbanje kubashimira buryo kimwitabiriye nanabihanganisha kubw'ikibazo cy'ubumuga mufite bitubaho turi hano mu isi. Bityo rero umurenge ukaba wahisemo kubaha inkunga bitewe nuko mwamuhotewe n'ubuzima buri hano hanze mu iminsi buragoye, bikurikije ibya hygiene n'ubusiya natwe biri kugenda bitugeraho twe bazima, namwe rero mufite ubumuga umurenge witeguye kugira icyo bafasha. Bityo rero tukaba twahisemo gushaka abakarani hari haruguru kugira turebe uburyo ki bazana imizigo ubufasha turubafashe kugira namwe mubone inkunga. Ari nayo mpamvu tugiye guhamagara abakarani kugira turebe ko baza gupakurura ibyo bintu. Twe turahari kandi iyo mizigo turayikora kuri make.
Simwe nari mbonye muri yari mufite ikibazo cy'ubumuga. Yego twari tugifite kandi kinakomeye pe tunarembye. Ariko inzara iraha n'inkora muntu turakiza. Allo, munzanire imodoka y'irondo munzanire n'abanyerondo batanu bafashe gutwara zino ngegera zihaguteka imitwe umurenge.